umuterapete wanjye ni mubi ngomba kumureka. Iyi ni email nabonye y'umuntu yanyoherereje, numva ngomba kuyibasangiza, ariko nkimara kuyibona yanteye guseka kubera uburyo yari yanditse. Ariko ku rundi ruhande mbona yuko icyo ari ikibazo benshi na benshi muri twebwe bashobora kuba bagendana, aho bumva batanyurwa n'umuterapete mbese uri kubafasha. Nifuje rero gutanga kino kiganiro kugira ngo na bagenzi bacu nibuze kibashe kubafasha bagire ibyo basobanukirwaho mbere yuko bajya iruhande rw'umuterapete bajya kumusaba ubufasha. Kiremwa cyiza we wanyandikiye iyi message, mbanje kugushimira byimazeyo, n'uburyo wabyanditsemo byaranejeje cyane, ndaseka ndatembagara. Ngiye kugusubiza rero bimwe mu bibazo wambajije, bityo na bagenzi bacu bafatireho bagire icyo bungukaho. Ikintu cya mbere nuko kuba turi mu mahanga ntago bishatse kuvuga yuko abaterapete baturuka mu bihugu byacu cyangwa mu bindi bihugu ari bo beza mbese kurusha abaterapete tuba twisanzemo b'abanyamahanga. Ntago ariko bimeze kiremwa cyiza. Icya mbere na mbere yuko ujya gusaba mbese iyo ufashe mbese iyo ugiye imbere y'umuterapete ugomba kubanza kwiyumva. Nibuze sesiyo ya mbere ye ubasha gusobanukirwa neza niba ari umuntu koko mushobora gukomezanya cyangwa ari umuntu mudashobora gukomezanya. Inama nakugira ni ukubanza, cyangwa inama nabagira ni ukubanza mukiyumva. Kwiyumva si ukujya mu marangamutima, kuko umuterapete ntabwo aba ari aho ngaho ari umuvandimwe wawe cyangwa umuntu mbese ukuzi, kandi iyo yaba akuzi agomba kujya muri role y'ubuterapete, ntabwo agomba kujya muri role y'ubucuti. Ugomba rero kubanza gusobanukirwa yuko ibintu by'amarangamutima atari ngombwa, ahubwo wowe ugomba kwikonekta kuri wowe, ukumva muri wowe niba ari umuntu koko wisantaho Ales, ari wa muntu koko ushobora kubaho authentique, ukavuga uko umerewe, ndetse mbese umuntu wumva koko uhagira ukumva umutima wawe ufungutse, voilà, ukumva muri wowe hari ikintu gifungutse, ukumva uraruhutse, cyangwa waba usohotseyo ukumva ufite ikintu cy'ibyishimo cyangwa ibyiringiro. Mu gihe bitameze gutyo, utiyumvamo icyo kintu cy'ibyishimo muri wowe, ahubwo ukumva mbese utangiye kujya ku kintu kimeze nka resistance, utangiye mbese muri watangiye kuzamo ibitekerezo, ese mubwire iki ngiki cyangwa se ibingibi mbireke. Mu by'ukuri icyo nakubwira nuko aho ngaho ntago muba muri connecte, ku buryo nubwo yakora ibishoboka byose kugira ngo akongerere yo agira icyo yongera mu buzima bwawe, ntibizakunogera kuko haba hari bariyeri hagati yanyu. Icyangombwa nuko umuterapete ufite ugomba kumwisantaho Ales, ukumva uri authentique, ukumva uri en sécurité, ku buryo ibyo umubwira byose mbese wumva kuri wowe wumva ufite iyo mbese kwiyumva yuko arimo kukumva, bitari ibyo ngibyo ushaka undi muntu. Ikindi nuko mwasobanukirwa yuko umuterapete n'umuntu ukora coaching cyangwa umuntu ukora counseling, aba ni abantu batatu batandukanye. Counseling ni umuntu muri makeya ureba kuri kote emotionnel yawe, kandi ku rundi ruhande akaba ari umuntu uba ufite strategy ashobora kuguha, kandi akaguma iruhande ku buryo ugira icyo uhindura mu buzima bwawe, cyangwa uhindura ku kibazo iki n'iki. Ni ukuvuga akuba hafi. Coaching ni umuntu uzanira ikibazo uri kuri point A, murashaka kujya kuri point B. Abafite ubumenyi, abafite nawe wenda izo strategy aguha, noneho cyangwa kanakwereka, noneho muri ubwo buryo ukabasha kugira ibyo uhindura mu buzima bwawe, cyangwa mbese ukifatira ibyemezo. Ngewe uko mbizi, umuntu utanga coaching ntabwo agufatira ibyemezo, niwo akwereka uko bigomba kugenda, akwereka uko bikorwa, aguha strategy, akaguha n'ubwo bumenyi, noneho wowe ukamenya icyo guhitamo, icyo ugiye gukora.
umuterapete we ajya deep. Ni ukuvuga yuko wabona ikibazo cyawe ukizanye imbere y'umuterapete nk'aho ari igiti umuzaniye, igiti kiriho ya mashami, kiriho ya mababi, mbese kiri mu butaka. Iyo umuzaniye ikibazo cyawe, umuterapete we abasha kubona neza imbarutso, aho mbese ikibazo cyawe deep, aho mbese icyateye ibibazo byawe abasha kukibona. Sashobora guhita kinjiramo kuko haba hari nivo zitandukanye aba agomba gucaho kugira ngo azagere kuri icyo kintu. Azagere mbese ni umuntu ubona aho ikibazo kiri n'icyabiteye, mbese ubona ibintu mu mizi. Kubw'ibyo iyo agiye kuguha terapi, niyo mpamvu baba bafite amasession. Iyo agiye kuguha iyo tugiye kuguha terapi, dutangira dukuraho, biba ngombwa ko tuvanaho amashami, tuvanaho amababi, tugakurikizaho amashami gahoro 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 gahoro, mbese ku buryo tujya deep, tukajya mu mizi. Ku rundi ruhande, mbese igishushanyo wafata ni umuntu ukuzaniye ikintu yageretseho, yatwikiriyeho ibintu byinshi. Mbese ni nka kado itwikiriyeho ibintu, irimo mbese kado iri mu kimunuze mu kintu cy'igikarito, irimo ibintu byinshi cyane, ibipapuro n'iki byose, akaba ari akantu gato kari hasi muri cya gikarito. Icyo gihe ugenda ukuraho gahoro gahoro. Ntabwo ashobora guhita ajya deep, kuko agiye deep wahita usandara. Ntabwo umubiri wawe ufite kapasite zo kubasha mbese kwakira ubwo buryo bwo gukoreramo. Niyo mpamvu bigenda ari session par session, bitewe n'iki, bitewe n'ikibazo ufite kandi bitewe na deep y'ikibazo ufite. Aha nanone muri ubu butumwa bw'uyu muntu yambwiye ikintu bita kutagira mbese ko nta connection yumvamo, kuko uwo muntu abona asa nk'utagira impuhwe. Kiremwe cyiza, birashoboka yuko wenda sinzi ibyo mwakoragaho, ariko iyo tugiye nko mu bintu bya trauma, iyo tugiye munuze mu kintu mbese mu bintu by'ibikomere, gukira ibikomere, njyewe mu buryo bwanjye nkoreramo hari etape tugeraho tugakuraho n'amantuze nabita ngo iki, tugakuraho n'imipira tuba twambaye natwe tukajya ku butaka. Muri icyo gihe hari igihe biba ngombwa yuko uba hafi y'umukiriya wawe, ariko hari n'igihe biba ngombwa ko witandukanya nawe ukamuha espace ho gatoya. Kwitandukanya nawe ho gato ukamuha espace, akabasha kugira kwikonekta nawe. Nubwo tuba tubona yuko ari muri emotion nyinshi, tugomba kubireka gutyo, ntitugire icyo dukontrola, ntitugire n'icyo duhindura, kugira umubiri ubwawo Uwiteka yawushyizemo ubushobozi bwo kubasha mbese kujera ibyo bintu byose. Kuba rero ataraguhaye izo kare cyangwa ngo akube hafi muri icyo gihe cya session wumva utamerewe neza, ntekereza ko mwaye muri iyo etape y'intuze y'ibintu by'amarangamutima, ibintu nk'ibyo ngibyo, mbese ibintu biri deep. Akagira igihe cyo kugira mbese kwitandukanya, kugira ngo nawe agume mu mbaraga ze, kuko akugumye iruhande mbese mu bihe nk'ibyo ngibyo, nawe mbese yataroreye akajya mu mbaraga zawe, kandi ntagomba guta imbaraga ze. Mbese imbaraga zawe ntizigomba kumwinfluensa ku buryo ati imbaraga ze agataroreye. Niyo mpamvu biba ngombwa rimwe na rimwe yuko umuterapete aguha distance ho gatoya, ukajya muri ibyo bihe uri aho ngaho uryamye aho ngaho muri ibyo bihe by'ubuzima, ukabijyamo, akaza kongera kugaruka noneho ari mu yindi frequency, kuko frequency yawe ntigomba kwinfluensa frequency ye. Agomba guhora ari muri frequency ziri eleve, ku buryo abasha kugira icyo yagufasha. Kuba rero atarabikoze,
mbese ntekereza ko ari iyo mpamvu ihari yo kugira ngo abashe kugarida mbese imbaraga ze, agume muri frequency ye, aze kumese kuza kubasha kugufasha. Ntekereza yuko niba ari muri buno buryo yabikozemo, utavuga yuko ari umuterapete mubi, kandi mu by'ukuri ntabwo ari mubi we ubwe. Umuterapete wenda uburyo akoreramo bushobora kutakunyura, ariko we nk'ikiremwa muntu cyangwa undi muntu wundi utari umuterapete, undi muntu ugufasha nk'ikiremwa muntu, ntabwo aba ari mubi. Imikorere ye ishobora kutakunyura, cyangwa se akaba mbese atabikora neza nk'uko bikwiye, ariko mu by'ukuri ntabwo aba ari umuntu mubi. Ikindi rero navuga ahangaha nuko nibyo ngibyo nyine, umuterapete ugomba kumwiyumvamo. Mu gihe utamwiyumvamo, si ngombwa yuko nta connection ihari, si ngombwa ko mukomezanya, kandi ugasobanukirwa yuko umuterapete cyangwa mbese naguma cyane ku kintu cy'umuterapete. Umuterapete ntabwo aba ari mbese nta bucuti buba buri aho ngaho bugomba kuba buhari. Aba ari umuntu uri professionnel, ugomba kuguma muri role y'umuterapete, ufite amategeko amugenga, harimo no kubika ibanga, harimo no kubasha gutandukanya vie privée na vie professionnelle, ku buryo ibyo bintu niyo aba ari umuntu wo mu muryango, nanjye ndabafite wo muntu uzi wo mu muryango uri gufasha, iyo yaje turitandukanya, ahita yoberwa niba ari Yvette ngaho umwari yari asanzwe azi. Nyuma ya session rero nibwo twongera tukaba dushobora gusubira mu bintu bisanzwe by'ubuzima, tukaganira ibisanzwe. Ariko mu gihe cya terapi ntabwo agomba kuzamo ikintu cy'ubucuti, ndakuzi, uri mukuru wanjye cyangwa uri mubyara wanjye cyangwa iki. Oya, ibyo ngibyo bita mbese tuba dufite ukuntu twigishijwe, umuntu ahita abitandukanya ku buryo aguma muri role y'umuterapete, niyinjire muri role y'intuze y'umuntu wo muri famille, ibintu nk'ibyo ngibyo. Kukubwira yuko rero niba watekereza waragiye kuri uwo muterapete ukibwira yuko wenda agomba kuba ameze gutya kubera wenda ibyo wumvishe uko abandi baterapete bitwaye kuri bagenzi bawe, ukumva ko agomba kuba ameze gutya, ukumva ko agomba kuba aseka gutya, ukumva yuko agomba guhora igihe cyose agukoraho, cyangwa ukumva ko agomba kuba ikintu mbese kiri intime. Ntago umuntu uze mu kazi kacu ibintu bya intimite biba bikiriho, tuba twahindutse abandi bantu, mbese tuba twambaye andi makote. Ni gutyo ugomba kubyakira. Rero ni wowe wo kureba neza, ese koko uyu muterapete ahubwo njyewe iyo mugiye imbere ninjiye hahandi akorera, cyangwa wenda birashoboka ko mushobora kuba muri ali, ese iyo tuvugana njyewe mu mubiri wanjye numva hajemo ikintu cyituze n'ibyishimo, numva harimo security koko, cyangwa numva ari umuntu uneye ubwoba, wa muntu numva bese ari ibintu ngomba kumuhisha. Niba ari gutyo, si uko ari umuntu mubi, ahubwo nuko ari umuntu wenda mudahuje. Washaka undi muterapete mushobora kuba muhuje, ushobora kukumva. Kandi nabagira n'inama yuko mutagomba gushaka abaterapete ngo nuko ari bene wanyu, turi bene wanyu, cyangwa ngo nuko ari abazungu ngo nibo babumva. Hoya, ntabwo ariko bimeze. Icyangombwa ni connection yanyu, kandi icyangombwa ni expertise, mbese uko akora umurimo we n'ubumenyi afite. Ibyo biba bihagije, kuko umuterapete w'umunyamahanga w'umuzungu ashobora kugufasha, kandi mwene wanyu ntashobore kugufasha. Kimwe nk'uko mwene wanyu waciye mu byo waciyemo, uzi aho muturuka, uzi mbese culture yanyu, ashobora kugufasha nanone kurusha. Hari kamfite nyinshi z'abantu mbese bagiye ku baterapete b'abanyamahanga, nibishoboke ugasanga barimo kujya mu ntuze mu yandi mayira, nibibashobokeye bikaba ngombwa yuko bashaka bene wabo b'abantuze b'abanyarwanda, cyangwa abandi bene wabo b'abanyafurika, kuko kiriya kintu cyo guturuka burya ni ikintu nibanga ashaka kubaha, ikintu cyo guturuka ku ntuze ku butaka bumwe. Ni ukuvuga yuko ADN yacu iba irimo, ni ibintu bimeze nka kode, ibintu bimeze nka kode biba nuri,
bigaburirwa n'ikintu icyo ari cyo cyose giturutse ku butaka tuba twaravuyeho. Bishatse kuvuga yuko iyo umuntu aturuka muri Afurika hari ibintu muba muhuriyeho, hari ibintu byinshi ku buryo no kugufasha rimwe na rimwe ku bantu bamwe na bamwe byoroha cyane kurusha kujya ku banyamahanga. Bishatse kuvuga yuko rero umuntu niwe witoranyiriza akurikije uko yiyumva, akurikije uwo muterapete agiyeho no expert mu biki. Ese koko iyo murebye atari yanavuga niyanyegereye numva bimeze gute? Ese no umuntu numva koko merewe neza cyangwa no umuntu numva ntangiye kwikanga? Ese iyo tuvugana anjyana mu byo shaka cyangwa mu byo nifuza kubonaho igisubizo, cyangwa numva ari kunjyana mu bindi? Ibyo bintu byose ni ibintu umuntu iyo ari hanze, kandi iyo waba utari hanze aho uri hose, ni ibintu umuntu yitegereza, ni ibintu umuntu yitegereza noneho akabasha noneho gufata icyemezo cya ngombwa. Nshuti nziza rero, nizere ko ngusubije, nizere yuko ubwo ngubwo ugahitamo umuterapete mwiza, cyangwa ukaguma aho ngaho ugasubirayo ukongera ukiyumva, ukumva niba ukareba niba koko utarakoresheje mu mutwe ngo ukoreshe icyo wari usanzwe uzi, cyangwa icyo wabwiwe, cyangwa ikindi kintu wari waramenyereye, cyangwa izindi fantezi. Wenda umuntu hari igihe umuntu agira fantezi ati ndashaka iki n'iki, ubwo ntakibonye, iki si cyiza. Ibyo nabyo ukabireba, mbese wabona hari icyo ushobora kugira guhindura, ukagihindura, cyangwa ukaguma aho ngaho agashobora kugufasha. Nizere yuko izi information zibafasha mwese ku buryo muhabwa ibintu byiza, ku buryo hari ibintu byongera mu buzima bwanyu, atari uguhora dutaka ngo turi mu mahanga ukihererana ibibazo, kandi hari abantu wenda ku ruhande rwawe bashobora kugufasha akagira icyo wongera mu buzima bwawe, baba ari abanyamahanga cyangwa ari bene wanyu. Mbifurije mwese icyumweru cyiza. Ciao.